kurota uri gukora imirimo y'uburetwa, urugero kurota uri guhinga, kurota uri kwasa inkwi, mbese ya mirimo utari usanzwe ukora, ya mirimo y'agatunambwene itaguha ikiruhuko. Rimwe na rimwe n'igihe ubyuka ukabyuka wananiwe, menya yuko ibi ni ibicaniro by'umwijima biri gushaka kwiba igeno ryawe. Niba ari akazi Imana yaguhaye, izi mbaraga mbi ziri gushaka kugira ngo zikakunyage, zigusimburize akazi gasuzuguritse ku buzima bwawe, cyangwa se ukore imirimo y'uburetwa mu buzima busanzwe, ujye ukora ariko nta nyungu. Izi nzozi rero hita witandukanya nazo, uvuga ko uri umwana w'Imana, ko Satani ntaho uhuriye nawe, ntabwo uri umuretwa, uri umwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Izi nzozi rero nimba zikunda kuza ku buzima bwawe, wibikerensa, ahubwo tangira gusenga, kandi wigira ubwoba, tangira gusenga, Uwiteka azagutabara mu izina rya Yesu.